oya hari ukuntu wageraga nk'ikinyana kitarakomera kikivuka none yuko tukarikubita ibitugu inyota n'inkindi ikubaga bukota. ampaye inda ya bukuru umuhungu wa Murekezi mwene Murekezi turi ku rutabo rwa Nkanda. Abo tukorana ibiganiro mujya mwumva tuvuga urutabo rwa Nkanda. Urutabo rwa Nkanda rwabaye urutabo rwa Nkanda. Noneho rero ubu ngubu turuhagazeho, ariko nanone turacyari mu karere ka Ruhango. Ni mu Ruhango rwa Mutakara. Ariko reka nkubwize ukuri, ariko ibi bintu nkoreye iki imikorere yanjye nta kibazo. Ibi bintu nkorera birumvikana. Abantu bumvaga tuvuga urutabo rwa Nkanda tukaruvuga abantu bakavuga batari ku ibyo bintu nibyo. None hano turi ku rutabo rwa Nkanda twicaye ku ishusho. Abantu bari bazi ngo turatebya bimwe bya Kinyarwanda. Ayiwa data hari wabyanditse ariko ngo mwe muzatwigeza ryari warazi ko ari ukuzana yarazi ko ari gukina. Nuko mukomeje kureba iyi misozi izengurutse ahangaha rero noneho mu nda y'amayaga. Ejo twari mu nda y'isi, noneho turi mu nda y'amayaga. Twinjiriye impanda mu nda y'isi, twinjiriye impanda. Urumva dutungukira mwendo ya Kiryango, hahandi bacukura amabuye y'agaciro. Kandi ibi bintu byose biba bifite uko byitwa, mu ndani buryo. Twe twinjiye mu ndani. Ubu rero twageze mu nda y'amayaga katikati wa Njani. Aha hakurya ni amayaga ya Bugesera, aya ngaya ni amayaga ya Ntongwe na Kinazi. Urumva dore hakurya hari ni ku Mugina wa Jenda na Kabugondo. Noneho nimbuye kwa Nyirakigwena hagati ahangaha harimo ikibaya, ariko si ikibaya nk'uko mubyumva. Hari ni igishanga. Ni igishanga kimeze nk'urugezi. Abazi ku rugezi murakizi, ariko ni igishanga ubu si cy'Akanyaru. Ni Akanyaru, ni cy'Akanyaru. Ni Akanyaru gahana na Cyohoha. Kuko ibumoso bwacu ahangaha ari nabwo iburyo bwanyu haraca wa muhanda uva i Bugesera uva Ingoma ukahuranya ukagera i Nyanza. Urabanza ukava ubwo ni Kirehe, Ingoma, Bugesera na Nyanza, Ugasoro na Mutende. Rwanda ni rwiza boro. Babwire noneho inzira tunyuze kugira ngo tugere inahanga. Urakoze cyane. Kuko zirahari rwose. Inzira yo si ngufi ariko iragendeka. Ntiwibagirwe mwendo. Iranagendwa. Naroye cyane data we. Harya hahandi u Rwanda rwagiriye amakuba. Hari ahantu naciye ngira ibibazo byinshi, kuko nabonye imisozi itariho abaturage, ariko ukabona ni amatongo. Ayo matongo rero nahindukiye mbaza Murekezi, ndamubwira nti ibi ngibi noneho ndi mu rugendo, ni nk'urwa mukirisi itajya mu ijuru. Ni wagendaga akagera kwa musobanuza akavuga ati ibi noneho mbonye ni ibiki. Nahageze rero mbaza Murekezi, ndamubaza nti ibi mbonye ni ibiki, kwa ya mayaga tuwe. Ariko nkaba mbona uriya musozi hariho igihwazi kinini, ubwo ni gapu, ariko nakwitegereza nkabona hari amatongo. Murekezi arambwira ati hari imiryango yazimye, hari itagihari, hari yazinutswe iwabo. Yego, kuko wabyumva pe, wakumva impamvu. Iyo urebye ibihumbi 60 by'abatutsi baruhukiye mu rwibutso rwa Kinazi, ukareba amazina yabo ku nkuta, ukareba ababonetse n'abataraboneka, ukareba kiriya kibaya cya Nyamukumba. Ni Nyamukumba niho hari hanyebe. Kiriya kibaya cya Nyamukumba hari message wakira utiriwe unabaza. Yego. Jenoside yakorewe abatutsi yatwambuye umuryango, igice cy'umuryango nyarwanda. Abatutsi barahigwa, baratotezwa kugeza ubwo bambuwe ubuzima. Ubwo buzima rero hari abarokotse bake, tugashima leta katari nyakamwe. Hirya no hino imiryango ye yubatse, ariko mu by'ukuri hari abagerageje gufunga udufamu. Yego. Hirya no hino ukabona n'imyaka ireze, iyo myumbati kamera, ariko ku buryo utabona ibihanamanga by'inzu ngo ubone ahantu nyine ikizu cyaridutse pe. Reka dusuze nk'abarwagasana, reka dusuze ba Munyakazi Sadate, reka dusuze Dusenge yumva wa Ruhamya. Yego. Abo ngabo bose nabonye Munyurangabo. Reka dusuhuze wasuza Munyurangabo, buriya ntago yabura Edi Mugemana.
ntago wabura wa wundi uvuga igifaransa neza n'iki mu mikino ninde uvuga igifaransa mu mikino uvuga mu mikino ninde Nowino uhe Romario Romario ni umunyakabagari nawe ariko ni ruhanga Romabre Abdalajebari tuzamusura ejo nkuko twabishyize ku ntego yacu kandi twarabibijeje tuzabikora kandi ibi bintu tubikora pe no wambwiye mu Isilamu erega tuba twaganiriye byinshi Sadate Munyakazi uriya twaciyeho w'inzu urimo uravuga kwa Harfani kwa Harfani ba Harfani abari mu Rwanda abari mu mahanga abo ngabo namwe twageze iwanyu aha ngaho rero n'amateka ntago nabura komeza imiryango nko kwa Regisi Karekezi ko kwari tararenga umuryango wo kwa Makambira kwa Gasake abene gatambira abo hakurya kwa Marcel Tagarama no wiwanyu abaturagara no wiwanyu hakurya imbuye amayaga yambuye burya yegera kuri Nyamabuye nabonye amayaga yambuye burya ntaho hataniye n'umutara nkuko yarambajije urugendo rero buri urugendo twinjiriye ku mwari wa Musamo turabanza turasangira barabanza baratwakira tugeze ku isoko ry'inka bagira ngo hari inka twaje gushubura basanze iyi nkoni yanjye ntibabonyeho ikiziriko baravuga batari ko hano nimuze tubicira inyota noneho murekezi uyu nguyu we yambaye nka bandi b'i Kigali bamurebye n'aka gakote baravuga bati tugire ibyo duhisha uriya ni maneko uyu nguyu ni maneko ariko ngiye nabahumurije nabaganira ndababwira ni mwe abantu mwinyota n'inkingi ndi umushimusi inyota n'inkindi ikubaga bukota igashihagura ibihaha ni moto z'imani buriya se Kabukombe ntari budushyireho turi mu madirisha nabonye atwiba amashusho atya akubitana n'umukecuru waruvuye kuzana igishakashaka icyo bita ikiragi cyapa ariko yakizanye wishakiye inzira nishakiye inzira urede ntakibonye twahereye umukade akaguhasomaho uvuga ati nimugire ngo abana ba mama nimugire ngo hari icyo tubatwara birenze ibi ntimugire ngo rwose ari birenze ibi ubwo twari dutirimutse ku rutare rwa Kamegere twe ku rutare rwa Kamegere ibyo ku rutare twabirangije ubwo mwatubonaga urutare rwadushyuha turi mutakara hari ahantu urutare rwashyushye wagira ngo ni Kamegere bakarangaga tugeze ku Musamo barabanza baratwakira baratuzimana baranatubwira bati ibi bintu mubona murimo kunywa nishaka ryenyewe oya reka nkubwire uyu muheha tubahaye ni brand new waretse nkababwira icyo badukoreye batuzimije tuvuga bati nishaka ryenyewe baratubwira ati noneho nkuko mwagikinazi bakabereka iby'imyumbati nimuzana tubereka uko tugira gute umuntu tubere ko tubikora turabanza batema saka ngaye bati dore nguko uko twayinitse no murekeza ibikomere byayo iby'amamera se ibyapfa byayo biveko nawe tosaga urumva noneho bati genda tambura butambuze tugende mu maso nawe cyane rwose ngenda mu maso noneho aravuga bati dore ishaka riva ngiri mu murima pe batariko nyuma y'iryo turanaryenika yego tukarivanamo amakoma yego tukavunura twamara kuyavuna tukenga tukavunura atereka mvunureho uboneka atari igikwangari yego ati ntago ari bareteta yarw'imiyaga biriya bintu anyurijemo warayisoma gukagenda agirijemo hari ukuntu wagendaga bareteta rengaga amaguru agahita ahura atya oya hari ukuntu wagendaga k'ikinyana kitarakomera kikivuka none yuko tukarikubita ibitugu ubwo inkweto tukazikuramo cyangwa ipantaro wareba umuntu ukabona amazi imbere cyane hakayangana cyane ukabona harakayangana tugeze hano ku Musamo baratuzimya batwereka uburyo production yabo igenda kinyarwanda turabishima baranatubwira bati turababonamo abantu nyabantu si ngombwa ko musiga kosiyo muratwishyura mugaruka nta kibazo rwose ubu ngubu turimo ibanje ubwo mutureba ariko si ibanje ririshyurwa turakata dusanga bazamuka ku mwari wa Musamo yego urumva twanahazamutse tuzamuka umwari wa Musamo tugeze mu mpinga turaza tugera hakurya ngaho za Gikoma ukatujya za Nyarurama ukatujya Intongwe ukomeza ugikinazi ufata inzira ya Kinazi muri Kagahwazi gati yego iriya bayita Igikoma hariya twaciye hari ni Igikoma hariya ni roundabout ni Igikoma niho hari izingiro izingiro uriya ase ntihahoze inkotora
ntihabura inkota. kiragaragara kuko guca hirya uba ugiye hamwe wagira utya Ukagira atya. waba uvuye ahangaha ukabugiye ahandi. Ariko uko twatambukaga amajyambere aragaragara aho twageze rwose turavuga tuti owaye ahangaha hari naho bashyize uruganda rwunganira urunguru rwa Kinazi Cassava Plant. Yego. Rugira rute rugo ruza rukinika kinyarwanda rukagurira abantu umusaruro ariko baho hafi nyine kugira ngo abantu babone ubugari buri fasta bareke kugira gute bareke gukora ibintu by'iki byo byaho ngaho byo kubetinya isuka. Twaciye no ku mavuta naho turaza kwagera twabonye amajuta nuvuga ngo mu majuta ho nuvuga ngo bavuze batariko rero mushaka kuba murya amavuta tutaza icyavamo. Hano mu karere ka Ruhango hano murenge wa Kinazi hari uruganda rukora amavuta ava mu bihwagari. Naga ibihwagari turiya byose ariko biva mu Misiri. Ariko hagati aho usimbukije Inyakabungo na Burima. Ntabwo nabura kugusimbutsa kubera ko kwakurikiranya birango. I know. Ureba i Rwanda, ureba zaga ko hakurya, ureba Zambuye, ureba Vunga, ureba Nduga ngari ya Gisari na Kibanda, ureba kuri Matara, ureba ibyiza by'amayaga byinjiranamo ukabona Kamonyi hakurya kandi harasa ukabona muri hari igihe ureba nk'ibuhoro n'ahangaha hakurya za Mpanda hasatira aka gace ka Byimana wakitubona warebaga Mayunzwe na Rebero na Gitarama kumbi wibeshye none wareba za Mayunzwe na Gitarama na Ntuza na Kangoma wakwambuka amaso hakurya ukareba Gisanga ukareba Nyakarekare ukabona birambaranye nk'abana ngizo za Cyobe na cy'abana turazireba hakurya yacu. Yego. Turaza kuzibereka rwose uyu mugabo araguma azishyiramo muzireba. Yego. Turaza Ndogo yango. Turazamuka twinjira Kinazi. Kugera Kinazi rero bimeze nko kugera kuri Shike. Ariko rero Shike yigenda. Tawuni. Hari agashyamba twaciyeho. Reka tukihorera ibyako. Burimo. Agashyamba kihorere ngo hari wahicaye. Hari wahicaye. Aho guverinoma ya mbere. Hari wahicaye. Ngo harahaciye aca bugufi. Ariko reka twoyayo. Ubwo rugeza ngabona akaja kamuregama. Ari nakagongo. Ariko byihorere ntacyo. Yaravuye Ntuza. Ku rutabo rwa Nkanda rero mujya mwumva niho hanungitse uruganda rwa Cassava Plant. Kinazi Cassava Plant. Kinazi Cassava Plant. Urutabo rwa Nkanda rufite amateka yihariye.